hari abazavuga ko abanyamurenge bataza bakunda gushingirana n'abanyarwanda, abakobwa cyangwa abahungu, ariko njyewe siko mbyemera. Muri izo ntambara se waba waragize zishingiye kuri ico ngico? Nza nibuka njyewe ntereta hari akantu kangoye. Najyaga nangwa n'abakobwa b'abanyarwanda bakambwira ngo ndi umunyamurenge. Natereta abakobwa b'abanyamurenge nabo bakanyanga ngo ndi umunyarwanda. No nsa n'umuntu waje gushaka umuheburayo. Nsa n'umuntu ndavuga ati nanone ga reka ndebe ni wenda ko nobona wenda n'umushinwa wenda ariwe mpatana nawe wenda we dako bigira. Umuntu wa mbere wambaye hafi cyane muri urwo rugendo kugeza n'uyu munsi wa none ni umugabo umwe w'abagorora witwa Kwizera. Yego. Wari wavugana na sobukwe kuri telefone ari mu Minembwe. Niki washimye cyane kubera ko wabaye n'abanyamurenge umuco wabo urawuzi. Niki washimye cyane mu muco wabo ibintu nka bitatu kabisa ureba mu muco wabo ukavuga ati ngibi biri correct? Icyo nashimye mu muco wa kinyamurenge, jewe umunsi makanika nagiye ku kiriyo kiwe i Kampala mu Bugande. Iwe mu rugo narahageze n'abana biwe n'umuhungu wiwe ngira nimero ziwe tuza tuvugana. Uyu munsi abana biwe bari anfiere y'ibikorwa ise yakoze. Uri kumva? Turabashuhuje cyane, twirwaneho aho bari hose. Nanjye nditwirwaneho. Jewe nditwirwaneho kubera ko twirwaneho mu ijambo rimwe gusa, ni umuntu uharanira uburenganzira bwe kugira ngo abe. Turabakiriye bakunzi ba Kivu Media TV muri uyu mwanya w'ikiganiro tugiye gukorana n'umutumirwa wacu, inshuti yacu, umuvyeyi wa benshi muri gospel. Muramumenyereye cyane mu bayumbe ndetse no mu bindi bintu bitandukanye. Jewe uri kuri kamera ni Saba Mayuru nk'ibisanzwe. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Ni amahoro. Turashima Imana. Umeze neza, ingofero nziza, ishati nziza yare, ipantaro nziza y'ikobo y'ubururu, inkweto nziza y'umweru ya canvas nshyashya, n'isaha nziza. Kwizi amakuru y'iminsi. Sava. Umeze neza? Ni amahoro. Ahangaha. Merci. Madame ameze neza? Madame ni mwiza cyane arashima Imana. Biragaragara ko utandukanye Kwizera wa mbere utarashaka na Kwizera washatse. Cyane. Biratandukanye. N'akanyamuneza ni kose. Tiwo byumvaga umutima utuje. Tiwo byumvaga. Umva nabi muza mudupima ariko nimbona ndabakize. Nimbona ndenze uyu mugogo. Oya igihe ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Yego. Kigira igihe cyacyo. Natwe twabyifuje kenshi. Yego. Ariko igihe nyine kizageze birakunda. birakunda. Turaganira twihuta kubera ko ufite urugendo hano muri ministeri ugiye kugeramo kandi ufite appointment yihuta kwa minister. Reka rero twihute. Yego. Kwize tugiye kuganira ariko mbere yuko tuganira banza wibwira abantu. Uri Kwizera nde, mwene nde, wahehe, umurara wawe wavukiye he, mukaye karere urumuko wabaki? Murakoze cyane. Amazina nitwa Kwizera Bosco. Data yitwa Kanamugire Tarisisi. Sokuru yitwa Tamu Alois. Yego. Ndi Umugesera. Uri Umugesera? Abagesera. Ego. Mu rugo navukiye ni mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Muhura. Kaba nshatse mfite umudamu. Kaba umukuru w'abasegege. Abasegege babaki? Abasegege b'Abarara. Batuye mu Minembwe muri Kongo. Kwizera umunyamurenge wazareja ibintu wavukiye mu Bugesera. Natwe dufite benshi bavukiye. Kwize njyewe menye ko uri umunyarwanda kavukire mu Rwanda vuba mu mpera za 2025. Yari abantu benshi bagiye bakwitiranya wenda bakubaza umwana wa abanyamurenge dukunda kwibwirana uruwande urumuki ruguru mu Minembwe wanyu ni hehe. Tabo bagiye babikubwira ugasa nkaho canganyikiwe. Mbere nibwo byancangaga ariko hakaba umuhungu umwe twabanaga nza nkunda kumuvuga cyane ngo ni Nguvu. Nubundi ni umunyabyinshi mwene wanyu wo munsi y'abazigura. Tugira mugere.
nuko akambwira ngo njye mvuga umurara wabo w'abanyabyinshi arabimbwira akambwira ni wabo akambwira se akambwira na sekuru nkabivuga ariko noneho abantu benshi bakanga kubyemera twigeze guhura n'umusaza umwe hano haruguru mu Giporoso twari kumwe n'undi muhungu ati urinde ko ntakumenya ndamwibwira mubwiye ko njye mvuka hano yanga kubyemera ndetse aranantonganya cyane ati kurihakana ubwoko kurihakana iwanyu ikintu biki ndamubwira nti niko bimeze uwo muhungu we nyine twari kumwe niwe wabimubwiye ariko turavukana kandi abatutsi nyine turi bamwe twese turavukana yego cyane birumvikana Kwizera rero ndagushimiye Kwize na gospel wayitangiriye hehe ryari wanganaga gute muri we rusengero wakijijwe ryari gospel nayitangiye 2012 nari mukuru i Kayonza mu rusengero rwa Restoration Church rwari ruyobowe n'umugabo bita Pastor Daniel Ndabarisha yego Bishop Gasoro uyoboye Restoration mu ntara y'Iburasirazuba niwe wambatije byari kuri Pasika mu gatondo kare wari ufite nk'imyaka ingahe ari mukuru mfite ubwanwa ni iki cyakwinjije mu njyana y'igisirimba ni iki cyayigukundishije ijyana y'igisirimba nicyo cyanyesipeye kigera mu nzu y'Imana bwa mbere uja gusenga bwa mbere nza gusenga nicyo cyanyesipeye cyane bitewe n'abahungu nari nsanze nyine bari kukibyina nkabona n'abasore kanje nanjye mfite imbaraga ntacyo byananiza so mbikunda gutyo kugeza n'uyu munsi ni nk'abandi bantu baririmba aho wakuriye bana b'abanyamurenge cyangwa n'abandi b'abanyarwanda nyine b'abastari cyangwa se baba baramenyekanye cyane muri gospel wenda watubwira ukavuga ati aba bantu baramfashije kuguma mu murimo baguma kunkundisha ibintu byo mu nzu y'Imana wa mbere ni Frank uyu nguyu Aime nitezeho Aime Frank ari muri Amerika yaje dusanga mu rusengero ari umwana muto wikiga muri segonderi bajoyininga korali tubishuti turakundana noneho kubera nyine umuhate aranyesipira cyane kugeza n'uyu munsi ni umuntu nyine tubana tuvugana twabanye twasangiye imyenda twasangiye kofi twasangiye ikintu inshuti yanjye murakomezanya mwese muziki turakomezanya twese tuzi Kigali uwo n'umwe mvuze hari benshi hanyuma Kwizera ni iki cyabanje kugucanga injyana y'igisirimba sinavuga ngo ni y'abanyamurenge ariko ni kabo cyane bayisangamo muri gospel abanyarwanda ntabwo ari cyane abagande n'abarundi hanyuma rero kandi bo bayibyina by'umwihariko nyine mu buryo navuga buri avance cyangwa buri developer reka tubifate gutyo niki cyabanje kugucanga ku gatuti mu njyana y'igisirimba ntabwo wasobaganyije icyo kintu nyine nakora kaza nsobaganya ntabwo byabura ndakaza nsobaganya wabireba abandi barimo kubyina babyina neza wowe ukabona ko urabisikana nabo bigenda gute uza kubyiga kugira ngo ubikosore byagenze gute ikintu iyo ugikora kenshi ugeraho ukakimenya kandi nta n'ibigoye birimo kandi iriya gasikorari ngo ni dansi imwe idahinduka umuntu wese abyina igisirimba bitewe n'uko yafashwe n'uko yagihishuriwe n'uko ashoboye hari ubyina agira gutya hari n'undi ubyina agira gutya hari n'undi ugira gutya gusa so uko rero wafashwe niko ugihabwa ntabwo ari style uvuga ngo wabyinye gutya ngo wabyinye nabi oya uko cyaje nyine nuko wagihawe nibyo bitanga umusaruro muri wowe ndetse no ku bandi ntabwo byakugoye cyane nubwo umuco wa kinyamurenge n'uwa kinyarwanda ni bimwe birasa cyane ko wenda bamwe bakomoka mu bandi usanga abanyamurenge benshi bakomoka mu Rwanda rero n'ururimi tuvuga ni rumwe ntabwo byakugoye cyane kwisanga muri sosiyete y'abanyamurenge ntabwo byangoye kuko icyo gihe nkimara gukizwa nibo twagendanaga umunsi ku munsi nibo bari urungano naho wari utuye umunsi ku munsi no kugeza n'uyu munsi nibo tubana mu buzima bwa buri munsi yego so
ntabwo byangoye cyane. Mu bintu bijyanye n'imirire ndabizi ko wenda wamenye kawunga ari uko ubanye nabo cyane. Niki cyakugoye mu kurya kawunga? Mu kurya kawunga wari uzi kumanyura? ikintu cyabanje kungora ni ukumanyura ariko ubu nyine woje mu marushanwa tubona kwa kundi ba Messi baza muri bakaraza football ari ba metre nyine ubu nanjye nyine kukamanyura. uzi kukamanyura ugakubita uza akagomba nameke kike kiransi akagomba nangaki urabona kwa kundi umanyura ukabanza ukawubumba urimo kurya isosi hari akantu uzukubitamo gutya ndakaza ariko sinarinzi rwose. uzumenya nigute bakwigishije ibindi bananirwa kwigisha n'amazina ya tekinike ntabwo wabimenya byose ukoga ngako ku mupaka ko gufata ntabwo wahita umenya ibintu byose cyane. wamenya ibintu byose hari n'abamambure batabizi cyane barahari rwose. abana benshi wenda bavuye umurenga ari batoya ibyo ngibyo ni benshi. Hanyuma kwizera rero ninde mupasiteri wawe muri gospel wagukurikiranye akagukurikirana ukamugenda iruhande ku buryo uzuvuga ati kabisa uyu ni umubyeyi? Umupasiteri wanjye muri gospel yego uwo tubana umunsi ku munsi umunsi ku wundi ukuvugisha cyane wakwiyegereje nyine akakwiyegereza, cyangwa niba ntawe saba ashobora no kutaba umupasiteri akaba muri aba bagabo b'abayumbi baba ba Frank baba bandi abaperezida b'abanaziri bari muri Amerika n'abandi gutyo ni wowe ubizi. ngenda mfata benshi batandukanye yego ariko sinzi wenda hari uwo bita ngo ni pere spirituel sinzi niba ari we washatse kuvuga ariko njyewe buriya kunda Bible niyo nza ni mbese ni nkawe mujyanama wanjye ni nkawe unyespira ni nkawe unyobora mu by'umwuka kuko iyo nsomye Bible nza nkuramo umurongo w'ubuzima. Ariko tugarutse muri ubu buzima tubamo Rwiyereka Evangeliste Rwiyereka ni inshuti yanjye yaramfashije cyane tumaze igihe tuziranye twamenyanye 2020 ariko aramfasha cyane mu kugira ngo waguke mu by'ijambo naguke mu by'ijambo ry'Imana no mu mavuga butumwa no gutarama. yego undi muntu uza wenda unyespira cyane nza nkunda gukurikira cyane ni Apotre Gitwaza. Yego aranyespira cyane inyigisho ziwe nza nkunda kuzikurikirana cyane kandi nkagira ibyo nkuramo ariko tutabashumba benshi. yego abashumba benshi bashumbye kandi b'abanyamavuta b'abakozi b'Imana twigiraho ibintu byinshi natwe twabasha kwigira imbere muri ubu rugendo. yego urakoze. Igice cya mbere cya gospel urugendo rwa muri gospel reka tube tugisubikira ngaho kubera ko amasaha arimo kujana. Reka twinjire mu buzima busanzwe bwo kubaka kwawe. Kwize wahoze ufite inzozi zo gushaka umukobwa w'umunyamurenge cyangwa byaje gusa ukuze? Ntabwo nabitekerezagaho cyane. yego ntabwo nabitekerezagaho cyane ariko nabyisanzemo biraba. Hari ukuntu uvuga ngo wisanze mu kintu ariko buriya wisanga mu kintu buriya eida ushobora kuba warateguye. Ndatekereza ko tubisanze mu kintu gusa ngo wamusanga wakundanye n'uriya mukobwa ngo mwama mubana byanga byaho, kandi ndabizi kuri mu basore bari barakereje kimwe natwe ahangaha. urumva se gukereza ni ukugira gute? Ni ugukereza amasomo, ni ugukereza akazi. Ngibyo ngibyo nabyo ni amasomo. Amasomo iyo uja kuyakubita ubangura uyahera kare, no gushaka nabyo ubihera kare. Ariko iyo ushatse imyaka ikuze nyine, hari imyaka ubundi urengeje 20 n'itandatu uri umuhungu utarashaka ubutangiye nyine gukura. Hari ikibazo, hari wanga gukura se nyine nta kibazo nyine kirimo.
ko wabigizeho ikibazo oya nta kibazo nabigizeho ahubwo nawe wabigizeho ikibazo kubera ko uri gufata imyaka ukayirimita ya ni byiza ariko nose kanguha urugero muri 2 Isaka ashatse afite imyaka ingahe oya wija muri zo muri oya kubera iki se kandi ari ko wenda yari afite izo mpamvu kandi oya okay yari afite ingahe yari afite imyaka 40 n'iyi ndumva ko yari yashinze yari ikijinge kujinga se kujinga iyo ni imvugo ya quartier kuriya igihe ikintu cyose n'igihe cyacyo sibyo igihe cyose n'igihe cyacyo wakereza cyangwa ukihuta ko bizabimera ariko uremera ko gukereza nyine bibaho nese uzawemera ko hari abana barangiza kaminuza ku myaka 22 baba yarihuse ni correct aho n'uwashatse rero ku myaka 18 na 20 waba yarihuse ni correct ariko n'uwashatse kuri 30 nawe ni correct kubera igikorwa yagikoze ariko kandi harimo retard bo tawumenya okay kwizera rero byanga byakunda kuba warabikoze ntabwo wabuzutse gutyo ngo wamuhura n'umwana w'umukobwa cyangwa ibintu nk'ibyo byanga byakunda hari ibyo wahize wari warahize ko byanga byakunda ngomba kuba umukwe w'abanyamurenge ntiwigeze ubitekerezaho ngo ube byibuze wabibona njyewe rero buriya mu mahame yanjye yo kubaka ntabwo nigeze nshiraho ihame rivuga ngo nzashaka umunyarwanda umunyamurenge umurundi umugande naravugaga ngo umukobwa w'umukristo usenga Imana wubaha Imana akubaha n'abantu akanyemera ukomeza n'uwo tuzabana niyo mpamvu ntigeze mvuga ngo nintaba umukwe w'abanyamurenge sinzashaka turabafite abahungu benshi baza bavuga ngo nintashaka hanze sinzashaka n'abakobwa nintabona umusore ufite amafaranga wubatse ko sinzashaka njyewe ntabwo nabaga muri iyo karate kubera iki ndi umukristo senga Imana aho izanjyana nzajya ni nayo mpamvu nanabisengeraga cyane mbese wowe urushako rwawe rwari rushingiye mu kwizera Imana izampa rwarushingiye mu kwizera iyo iguha n'umugande sava okay ta complex wenda wari kugira ati sishatse umugande keretse wenda ari umunani nibwo nogira complex ariko ari umuntu muzima ukijijwe nawe wabyoyaye mu bundi buryo ko nawe wabyumva ariko ari uwundi oya ari umuntu muzima nyine w'imfurakazi aho nta kibazo kwizera rero arakoze dukomeje ikiganiro cyacu kandi turimo kuganira neza kwizera urashaka harya umudamu wa ni Gentil oya Kiyobespe ni Kiyobespe Kiyobespe mwahuye gute n'Imana yabikoze hari byari byagenze gute sinibuka neza umwaka ariko nabanje ngiye kumubona mu nzozi ndi gusenga ndamubona n'iwabo ibimenyetso birarangira ndigendera vugisha n'abandi bakobwa ifishe yiwe yamanutse twaragiye mu ivugabutumwa mu Bugande yego ifishe yiwe iramanuka gutya baramubwira areba niki amukiterane ndataha hano mu Rwanda ushike mu Rwanda yasura igomeza gusirikira imwe wabonye mu nzozi irasirikira noneho ngo buke mbaza amakuru arayambwira wamaze kuyambwira nama mvuga ngo ngomba kujya kureba uyu mukobwa nama mpaguruka hano ndatega ndagenda muri Kenya ntamuzi ntafite nimero ziwe gusa
nzi izina, yego. nzi n'aho asengera, kubera ko nari nabajije umuntu arabimbwira ngo amare bambwira ko bamuzi, bamare kumbwira ko bamuzi saba ifoto ye ndamureba, maze kumureba saba nimero ze ndamuhamagara, ndamubwira nti nitwa runaka gutya ndi hano, wanyemerera tukabonana tukavugana, turavugana kubera ko rero tuvuganye bwa mbere, tuvuganye bwa kabiri, nibwo kagashusho ko mu masengesho kaje, nama mbona niwe ibiganiro biratangira biza nyine kubyara umusaruro turabana. Umunsi wa mbere muhura wumvise umeze gute? Wari ufite ubwoba? Umunsi wa mbere duhura ntabwo nari mfite ubwoba, ariko ibyari byoroshye. Gusa njyewe mu itereta ryanjye ntabwo najyaga ngenda ngo nce hirya nce ku ruhande, narazaga nkakubwira ndi runaka, uyu n'uyu, intego y'urugendo rwanjye rwo guhura nawe ni ukubaka, nta bindi byo guca ku ruhande ngo nkubwire ibi n'ibi, none genda nawe ubitekerezeho, niba ari n'amarisacu yakore, nurangiza umpeze igisubizo mbwira ngo birashoboka cyangwa ntibishoboka. Ntabwo umukobwa yakugoye? Ntabwo byabura, ariko ntiyangoye. Kungora niba fiyansaye yacu, urumva tubonana bwa mbere byari mu kwezi kwa 12, tubana mu kwezi kwa 6. Amezi make. Yakugoye. Hanyuma hari intambara wagize nta kintu kitagira buri intambara, ari nk'umuhamagaro ugira intambara sikasa amakuru. Hari intambara wagize mu kubana kwawe nawe? Ntabwo byabura. Zizabura? Ntabwo byabura. Zishingiye kuki? Zishingiye ku, ndabivuga gute se ko ndashaka ikinyarwanda mbivugamo neza, ariko hari igihe ukora ibintu ibyo we expectingaga muri cya kintu ntibiba ariko bigenda. Ufite nateguye ibintu, ubona iki cyicaro twicayemo, wenda nicyo wateguye ko turi bwicaremo, ariko byagera wa munsi wo kukicaramo ugasanga byahindutse, hajemo imbogamizi, bikaba ngombwa ko ufata izindi nzira. So nanjye ni nkako navuga ngo byagenze, imbogamizi ntizabuze, ariko byagize ikintu buhoro buhoro. Kwiza ko wawe usesera ugaca hirya y'imeza, wavuze neza, nta kibazo. Intambara kuri amuvuga ngo ugatanga imigani imeze gutya itunga. Nta migani. Erega Kwiza uri umusitari, icyo ni kimwe. Sindi umusitari. Banza witondege, nitwe tubizi. Ufite abantu benshi bakuzi kandi bagukurikirana, kandi abenshi bari hanze wenda batanabaye no muri ubwo bukwe bwawe. Babwire ejo batazanyandikira bavuga ati Kwizera uriya mutumirwa wawe araduha inyanze rwose. Kwizera reka njyewe nkwerurire, hari abantu siritu abanyakenya, abagande n'abanyarwanda rimwe na rimwe, hari abazavuga ko abanyamurenge bataza bakunda gushingirana n'abanyarwanda, abakobwa cyangwa abahungu, ariko njyewe siko mbyemera. Muri izo ntambara se waba waragize zishingiye kuri icyo ngicyo? Icyo ntabwo ari ikibazo, abanyarwanda n'abanyamurenge barashingirana. Uracemera? Ngewe ndakemera. Uragihamya? Ndagihamya rwose. N'abanyarwanda bazabivuga urabibahamiriza? Ndabihamya rwose. Ariko nza nibuka ngewe ntereta, hari akantu kangoye. Najyaga nangwa n'abakobwa b'abanyarwanda, bakambwira ngo ndi umunyamurenge. Timwumva abanyarwanda ko namwe musigaye muza mwanga abanyarwanda? Banza ureke wumve se. Bakambwira ngo ntibyokunda. Uri umunyamurenge, nza kubona uri umusiriya. Yewe sindi umunyamurenge, ndi umunyarwanda. Natereta abakobwa b'abanyamurenge nabo bakanyanga ngo ndi umunyarwanda. No nsa n'umuntu waje gushaka umuheburayo. Nsa n'umuntu ndavuga ati nanone reka ndebe ni wenda ko nobona wenda n'umushinwa
wenda ariwe mpatana nawe ariwe mpatana nawe wenda we ndakubigira ariko Sindi buriya umunyamurenge simbaye n'umunyarwanda ndanzwe pe ako kantu kajyaga kambaho njyewe cyane ariko iby'Imana yateguye Yego. umugambi w'Imana ku buzima bwawe tushobora guhusha habe niyo byongera habe niyo byongera yego pe so urumva rero kubera nyine iyo confusion y'abantu bamwe banyitaga umumambure abandi umunyarwanda abandi ki bamwe ntibabyemera byateraga nyine confusion bikagira ariko abanyarwanda n'abanyamurenge barashingirana urakoze cyane Kwize ese kuba umukobwa w'umunyarwanda yakwanga umuhungu w'umunyamurenge cyangwa umuhungu w'umunyamurenge akanga umukobwa w'umunyarwanda hari ikibazo bibonamo nta kibazo ni uburenganzira bw'umuntu kandi afite ishingiro kubera ko abo bantu bombi hari ibintu by'imico uzubona bitandukanye kameme bitewe n'aho umuntu yavukiye wenda umuntu akaba yobishingiraho ntabikunda 100% kumva ko yokunda umuco wahanyana ni kimwe nuko buri mukobwa wo mu burasirazuba ashobora kwanga umuhungu wa Rutsiro buriya abantu b'irutsiro hari akantu k'umuco wabo wihariye batandukanyeho wenda n'abantu ba Bugesera ako kantu ntagashima kavaho yo kwanga umuhungu ibyo ngibyo ni ibisanzwe hari ikibazo bibonamo kuba umukobwa w'umunyarwanda yakwanga umuhungu w'umunyamurenge cyangwa umunyamurenge akanga umukobwa w'umunyarwanda nta kibazo kirimo rwose abantu babishingiraho cyane akaba yabibwira undi bisa nkaho kuri mucumita iryo jambo abantu bakigira izo mind kandi bafite experience y'abahungu benshi bashatse abakobwa b'abanyarwanda abakobwa benshi b'abanyarwanda bashatswe n'abahungu b'abanyamurenge abantu bakigira ko kantu ko kuvuga ngo abanyanaka bazabanga abangaba abanyarwanda banga abanyamurenge tubashingirana n'abanyarwanda wababwira iki kuko n'urubyiruko rugenzi rwacu tuba turimo kubwira tubakuramo mind zitari nziza wababwira iki abo bantu batekereza reka njye muri kote y'ubukristo yego mbivugire muri kote y'ubukristo ijambo ry'Imana ridutoza urukundo ridutoza gukundana kandi urukundo buriya ntirujya rugira imipaka yego ntirujya rugira imipaka nababwira ngo ntabwo ari byiza urukundo rujyaho rushaka urukundo rujyaho rushaka hari n'igihe umwana w'umuhungu cyangwa se umwana w'umukobwa yikundira umuntu ugasanga famiye irabyanze yego bibaho kandi ya famiye siyo iba yenda kujya kubakira umuntu nigeze kumva umukobwa umwe bashingiye umuhungu ariko bamushingira umukobwa atabishaka famiye iramuhata nyine iramuganza abura uko agira aragenda umva wa muntu ugiye ku gitsure cya famiye mu by'ukuri hari akavirusi aba ajyanye kandi gashobora gutwita ejo kakabyara ikintu uri kumva urukundo rero ntabwo aho rugiye aho rugiye jya urureka rugende we never know jya urureka rugende so rero abantu babitekereza gutyo n'abaswa babireke sibyo birahari rwose cyane barashingirana nta kibazo famiye y'abanyamurenge yo kwanga umuhungu w'umunyarwanda kimwe nuko famiye y'umunyarwanda yo kwanga umunyamurenge famiye y'abanyarwanda yo kwanga sinicyo gusa habe n'umunyarwanda ku munyarwanda hari igihe famiye ikwanga nibyo naringezeho hari famiye y'umunyarwanda yo kwanga umuhungu w'umunyarwanda kubw'impamvu za 100% birahaba cyane ariko ikigomba kubaho cyo nuko imiryango igomba kubaha urukundo rw'abana mu burenganzira bwabo naho ngaho dufungiye kuri ibyo bintu by'inkundo zijaha cyangwa famiye ikavuga ngo abantu bajanga kwizera rero mu gukora ubukwe kwawe cyangwa se ruriya rugendo rw'ubukwe ninde muntu wakubaye hafi mu bukwe buriya butera stress ninde muntu ndakuka wakubaye hafi ku buryo uvuga ati namugabiye n'inka cyangwa azayimuha muri mideni wenda batatu bakubereye intangarugero umuntu wa mbere wambaye hafi
cyane muri urwo rugendo kugeza n'uyu munsi wa none. Ni umugabo umwe w'abagorora witwa Dr Ndabunguye Patrick, atuye Nairobi. Niwe wambaye hafi kuva ku munsi wa mbere kugeza uyu munsi twicaranye hano mu kiganiro. Ni inshuti yanjye, ni umuvandimwe, ni umubyeyi. Yaramfashije cyane 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 cyane, ariko ninkubwira ngo cyane wumve cyane. Birumvikana. Yangiriye inama, yandariye amajoro, yampaye amafaranga. Ndamushimira. Ndamushimira cyane n'umuryango wiwe. Imana ibamugisha. Ufite yambere aho ababyeyi bagombaga kuba bambere. Kubera ko urabizi ko urubanza rwari Nairobi, kandi ababyeyi banjye bari hano. Niwe wambereye umubyeyi, ibintu byose akabikora. So ndamushimiye cyane. Waruvuze hajya umwe? Babiri. Ni benshi. Ni benshi. Tubwire batatu. Undi wa kabiri nshimira ni Rwireka. Nari mbizi ko atari bubure. Yambaye hafi cyane nawe. Iwe njya no gushaka rumva twarabanaga mu nzu. So yambaye hafi cyane, yakoze byinshi, yabanye nanjye. Ndagira ngo wanabonye ko n'umukwe namushimiye. Waramushimiye, yanambitse ingofero. N'uwo mugabo yaza kuhaba. Kwizera. Wari wavugana na sobukwe kuri telefone ari mu Minembwe? We ntuzi ibibazo biri uko bimeze bya communication. Aya ubu ibibazo biri iri ruguru urabizi. Bihari ibyo ndabizi. Urabizi cyane. So rero nkubwiye nawe igisubizo nawe wahita ukihereza. Good. Eruru. Communication iragoye. Yego iragoye. Communication iragoye. Turavuga kurashize timuravugana nta n'umunsi numwe araza kuri WhatsApp. Ntituravuga nawe n'umunsi numwe. Ni umugabo ungana nkagute? Umugabo mukuru. Mukuru. Birumvikana. Niba ari mukuru cyane aho birumvikana. Turavugana. Bivuze ko na mukecuru ntimuravugana. Na mukecuru ntituravugana. Baramu bange baba muri Kenya, bandi baba hano mu Rwanda. Ibone bisanzwe turabana. N'abavandimwe muravuga ku munsi. Ariko amwe mu masengesho yacu mu rugo ya buri munsi ni ugusengera iriya ruguru, kuko ngewe urumva ababyeyi ba madame n'ababyeyi banjye cyane 100%. Madame aza ababyeyi banjye, ariko njye sinzabira. So kimwe rero mu bintu nzasengera, nzasaba n'Imana umunsi ku munsi, ni ugusenga kugira ngo aho bari hariya muri ya misozi miremire, Imana igomeze ibaha amahoro n'imigisha, kandi batize kubaho. Ndabizi ko nta kitagira iherezo, intambara ziriyo zizarangira ababona n'amaso. Nicyo kifuzo cyane. Ako wenda twari buze kugasoreza. Kwize ni umuryango, ni famiye muri make. Abanaziri bakumariye iki mu buzima? Baranyubatse, ndabizi ko bakunda cyane. Baranyubatse mu buryo bw'umwuka. Ni urubuga nabonye rwo gukoreramo umurimo w'Imana mu buryo butandukanye. Menya guhagarara imbere y'abantu nkavuga ijambo ry'Imana, menya guhagarara imbere y'abantu nkayobora amateraniro, menya mbese namenye byinshi kubera uwo muryango. Nanagiye menyana n'abantu, wampaye inshuti nyinshi. So ni umuryango wanjye kunda. Abantu bose bawugize bafata nk'abavandimwe banjye. Niki washimye cyane kubera ko wabanye n'abanyamurenge, umuco wabo urawuzi? Niki washimye cyane mu muco wabo, ibintu nka bitatu kabisa ureba mu muco wabo ukavuga ati ngibi biri correct? Icyo nashimye mu muco wa Kinyamurenge ni ugushigikirana. Baza bashigikirana kimwe, baza bashigikirana. Narabishimye cyane kandi ndabikunda cyane. Ikindi cya kabiri, nubwo ibihe bigenda bihinduka, ariko nta munyamurenge warengana hari mwene wabo hafi. Ntibikunda. Ntibyo ukunda ngo yamaca kuri mwene wabo ari mu kaga ngo atambuke, ntabwo bikunda. Ikintu nacyo kisa. Cya gatatu ko bishize se
gerageza ugaragaze birashize birashize uko ni ibyo ngibyo gusa ni byinshi cyangwa ibyo wibuka ni byinshi. ibyo ngibyo nuko turi mu kiganiro ni byinshi nakubwiye ngo uko ibihe bigenda bihinduka bigenda bizana ibindi ariko abanyamurenge nabo babonye ikintu cy'ubumwe akantu se ko mu ngo ko kubaka k'abakobwa bacu kubaka wenda cyangwa se kuba ingare uzi icyo ari cyo yego ndakizi nta tandukaniro rihari wenda n'abanyakenya abarundi ingare ntaho zitaba ariko nyine za majorite hari aho ziba ariko zikiganza akaba ari nyinshi nyine nakubwiye uko ibihe bigenda bizana n'ibindi byabo sinkeka ko wenda urabindusha cyane sinkeka ko wenda hari umukobwa w'umunyamurenge wubakaga ngo atekereze muri ikintu cya divorce cyo gusenya atandukane n'umugabo bashakanye sintekereza ko mu bihe bya mbere byari bihari ariko uyu munsi birahari birizo kubera iki ni ibihe byahindutse amahanga arivanga bamenya bagenda nyine bahura n'ibindi ugasanga bya bindi biragenda bihinduka ariko byo ntaho bitaba hose birahari. Urakoze cyane Kwize wabikomojeho mvuga turi bubisorezeho wifurije abantu bari mu minembwe gukira kariya kaga kandi si ibintu byo guca ku ruhande kubera ko ndabizi mu isengesho ryawe rya buri munsi usengera bariya bantu kandi ibihe bari kunyuramo ndabizi ko mwabinyuzemo abanyarwanda ni experience bamaranye imyaka myinshi mirongo uzi umenya abantu bitwa Akagara Zambumva uzi umenya si imikorere yabo n'ibyo baza bavuga nzi ko ari abantu barwanya ubwoko bw'abanyamurenge bapfobya cyangwa bahakana iby'abanyamurenge bakorerwa. Hari abo ubona ko kuri social media se twebwe tuyirebaga hari abo nzamba kandi baba no muri gospel gusa sina nabazi wenda kubabona gutyo gusa ku mashusho media bavuze ariko simazi avec experience ufite k'umunyarwanda waciye muri biriya bibazo kandi uzi bikomere byabo abanyamurenge ubu nyine bakaba barimo kubicamo hakaba bapfobya ibyo barimo kunyuramo kandi ari bene wabo ari base ari ba nyina basebukwe n'abandi abo bantu wababwira tubona Bibiliya iravuga ngo mu Bagalatiya ngo icyo umuntu abiba icyo azasarura nta muntu wese ubaho n'uzabaho ugira inabi ngo inabi reke kuzamugarukira yego nta n'umuntu ugira neza ngo ineza reke kuzamugarukira ndaguha urugero Yonatani yagiriye neza Dawudi yego ngo buke Yonatani arapfa yego ineza Yonatani yagiriye Dawudi yagarutse ku mwana we bita Mefibosheti yego Dawudi amaze gukira intambara zose zo kwa sebukwe zirangiye arabaza ngo nta muntu wo mu muryango wo kwa Yonatani waba ukiriho ngo mwiture neza se yangiriye baramubwira ngo haragana kamwe kasigaye kari aje karakamuga kari Rodebari baramuzana ahindura ubuzima so rero umuntu ugoreka ukuri kandi abizi ko ari ukuri ari kugoreka kubw'inyungu ze byanze bikunze byari kubiba bizamugaruke yego niryo jambo nuvuga. Urakoze cyane hanyuma rero muri abo bantu bagoreka uko kuri barimo kuvuga ko abanyamurenge batarimo gupfa kandi bashize harimo abakozi b'Imana jewe bafata nk'abiyita abakozi b'Imana nk'abandi hanyuma Kwizi ese Bagosora uramuzi wavuga ijambo ku kabari ndamuzi simuzi ubuze umwumva twese turamuzi ndi twamubonye ubu nyine Bagosora ngira ngo yitabye Imana niba atagihari sinzi I think ko yitabye Imana niba agihari nabyo tureba ubu nyine Bagosora yinjiye mu itorero ryawe wo mwakira nawe nti yose aho
yoza gute yozuka sakaza bano bagabo b'utugara rero urumva amagambo baza bavuga neza neza ntabwo atandukanye n'ariya y'ababagosora. burareka nkubwira niba utokwakira abagosora Kabuye wowe mwakira gute? Byonyine Kabuye kwinjira mu rusengero babavyeyi bafite ibikomere bakamubona egare ko wamuhaye ijambo yavuze aho aba mu rusengero aba mu materaniro niyo yayo bapasteri rero turimo kuvuga oya mu rusengero twakira abantu bose n'abagosora wo mwakira kubera ko ari bagosora ari mu rusengero ariya ni kwabaye Yesu Yesu atigeze asubiza abantu inyuma yakiraga abantu bose ariko yarabakubise ntabwo yaza ngo yarabakubise oya Yesu ntiyakubise abantu yakubise he hariya inzu y'Imana bari bayigize igurishirizo isoko none se baba baje gucuruza aho Kabuye uvuze ko noneho bireze gucuruza iwe ni umwicanyi ese Kabuye umenya ko ari sobukwe ndagira ngo oyaye simbizi niba ari sobukwe agenda sobukwe aho umwe naho bya bindi by'imico y'abanyamurengo ni sobukwe ngo hirya no hirya natwe turabafite ba data wacu wenda n'abandi bazaba ba data bukwe na ba data bukwe nyine baba bakuru reka nkubwire ariko reka dusoze ngahe soza reka nkubwire akantu reka mvuge hano muri iki gihugu kubera ko cyane wenda niho tuzi cyane ni naho dukura experience haba social media hano mu Rwanda zirirwa ziyobya zishaka uburyo zayobya abaturage urakoze cyane ariko kandi tukagira n'ubuyobozi bubera amaso abaturage reka tuzivuge nibigarasha niba hari abantu bakoresha social media kugira ngo bagoreke amateka y'igihugu kubera iki hatari abantu bahaguruka kugira ngo bavuguruze abantu bakoresha ivyo barimo kuvuga social media ndagira ngo maze iminsi ubona ibiganiro bigenda bikorwa n'abayobozi batandukanye b'igihugu bavuga kuri ibyo bintu so n'abakoresha rero social media kugira ngo bapfobye ibiri kubera iriya hari n'abandi bahagurutse kugira ngo bazikoreshe bavuguruze byane kiki ngiki turimo gukora nje nawe dupfobye tuvuguruza ibigarasha n'utugara buri tugara ni ibigarasha rero byo mu Rwanda the same kandi reka nkubwire buri utugara rero dukorana n'ibigarasha cyane ngira ico ubwira abo bantu barimo kugoreka amateka iwabo nurangiza uhumuriza imitima y'abaturage b'abanyamurenge bose barimo n'abandi batutsi bo muri Noro bo muri Kongo arabo bene wacu bo muri Noro nabo bafite ibyo bibazo bafite ikibazo kibugarije cy'ubwicanyi jenoside barimo gukorerwa na leta ya Kongo ndetse n'ayandi ma leta y'ibindi bihugu iteka intambara irasenya ntijya yubaka abantu rero bagoreka amateka kandi bazi kuri sibyo babireke ntubona ibi bintu byose no kuba twicaye hano ntubona kuba twicaye hano ni ukubera hano ninda so rero kugira ngo ugoreke amateka cyangwa uvuge ikintu ko kitari kubera inyungu z'igihe gitoya hapfa ibihumbi n'ibihumbi by'abantu ni umuvumo uri kwikururira amaso yawe ashobora kuba adahumuka ngo abibone uyu munsi ariko ni ukuri kw'Imana nk'uko navuze rya jambo byanze bikunze icyo ubiba uragisarura njyewe inama natanga haranira gusiga umurage mwiza ku isi no mu bantu ariko uzi kuba njyewe kwizera mbyaye abana namara kubyara abana nkagira ibikorwa bibi muri sosiyete mu bantu ejo nkataha abana banjye bagasigarana ubusembwa icyo kintu kuracyumva uyu munsi wa none njyewe umunsi makanika apfa nagiye ku kiriyo kiwe i Kampala mu Bugande iwe mu rugo narahageze n'abana biwe n'umuhungu wiwe ngira nimero ziwe tuzatuvugana uyu munsi abana biwe bari anfiyeri y'ibikorwa ise yakoze uri kumva
ariko se ngewe uri gukora ibikorwa bibi abana banjye bazasigarana irihe zina ni uwuhe murage ndi kubasigira so icyo mbwira ubwoko bw'abanyamurenge buri kurengana bakomere ndabizi neza ko hari abagabo bataryama bakora amanywa nijoro kugira ngo abandi babeho Imana yo mu ijuru komeze ibaha ubuzima kandi ibaha intsinzi ku banzi babo nicyo mbifuriza turabashuhuje cyane twirwaneho aho bari hose nanjye nditwirwaneho jewe nditwirwaneho kubera ko twirwaneho mu ijambo rimwe gusa ni umuntu uharanira uburenganzira bwe kugira ngo abeho so rero abari muri iriya misozi miremire dufiteyo ababyeyi dufiteyo abavandimwe turabahapora mukomere ku muheto aho muri mukomere ku muheto ntimukemere gutega amajosi nk'uko nyakwigendera yabivuze ntimukemere gutega aho gupfa ureba guke ubupfa u Rwanda so mukomere kandi mwongere mwirememo ikizere nta kitagira iherezo bizarangira murakoze kwizera arakoze rero kandi asoreje ku ijambo ryiza gutega amajosi ngo bateme wapfa urwana ikindi avuze kuri twirwaneho kuko perezida wa MRDP cyangwa se wa twirwaneho Dr Kanyiki yanditse avuga ko twirwaneho igisobanuro cyayo yavuze ko twirwaneho bisobanuye ibintu bibiri ni ukurwana kugira ngo ubeho cyangwa se ukarambika ugapfa mugashiraho nicyo gisobanuro cya twirwaneho ni ukurwana kugira ngo mubeho cyangwa se ni amahitamo abiri kurwana kugira ngo mubeho cyangwa se mukarambika mugashira bivuze ko kurambika mugashira hari umugambi uteganyijwe kugira ngo wice abantu bashira mu kugira ngo mubeho rero ni uguhaguruka mukarwanira kubaho kwanyu kwize ndagushimiye cyane murakoze cyane kandi turagukunda ndabizi ko muri sosiyete uri umunyamurenge kandi uri umunyarwanda kimwe nuko nanjye ndi umunyamurenge kaba n'umunyarwanda cyane ndabizi ko muri sosiyete zombi warazisavinze watanze imbaraga zawe ndacyasavinze kandi uracyari mu bikora muri gospel yo mu Rwanda na Kenya na Uganda muri aka karere ndabizi ko ufitemo no ku isi hose ufitemo umukingi mwinshi ufite abana benshi WSP ndabizi ko uri umusore ubyina injyana y'igisirimba neza kandi abana benshi paruwase mbereye bishop urayizi paruwase mbereye bishop urayizi aho yibwire iteraniro paruwase ya Nyobo urayizi yitwa Kwizera and Kiyobe official iriya yawe ingiyo kuri Mutanda iriya paruwase yavuye mu bise bya Yesu ngaho yibwira abantu baze gukora subscribe abantu abakunzi ba Kivu Media TV turabashimiye cyane kurw'urukundo mugomeje kwereka umuvandimwe uyu niwo CEO wa Kivu Media TV ese iyo Kivu ni Kivu nyine iriya cyangwa ni Kivu afite ni Kivu izina ryaje gute njyewe nkunda nakuruwe cyane n'amateka nyine turimo kunyuramo yego biba ngo icyo nari nshoboye gukora vuba ni ikintu cyo guhamagarira twamagana ubwicanyi bene wacu barimo gukorera nshaka kubikora mbona nta bundi buryo nabikoramo atari ugushinga cano kugira ngo namagane kandi ndabizi ko twatanze umusanzu mwinshi kuko cano yanjye imaze gukurikirwa n'ibihumbi 150 bose abantu bose barebyeho ndabizi ko abo bantu ntibaza bakurikirana ubusa n'uwo musanzu wacu twatanze kugira ngo tujye twamagana abantu bapfobye nk'abariya tunatange n'amakuru aho urugamba rw'iwacu rugeze twahereye urugamba rukiri muri Nord turahuruka kugeza bafashe za Bukavu za Goma na za Hehe rero nahisemo kwita cano yanjye za Kivu nyine Kivu aho nkomoka Kivu y'epfo n'iya ruguru ariko n'iyi Kivu yindi y'ikiyaga izikora muri ibi bihugu bidukikije ariko cyane u Rwanda kuko u Rwanda ndubara nk'igihugu cyane ko abayobozi barwo
ni ababyeyi bacu batwesipira mu buryo bwose kandi bazahora ari rero Kivu mvuga ni iyi Kivu yacu yo hakurya ndetse n'iki kiyaga cya Kivu ni naho twibanda cyane ni ijwi ryomonganira muri izi za Kivu nzakunda gukurikirana social media ko nshoboye hari umunyarwenya uba hano witwa Nzovu uramuzi zakunda kuvuga ngo hariho uducano tumwe tutagabura none se Kivu media yawe iragabura pe abantu bose banyuze ngaha kuri Kivu bagende bababwire yego muze bazababwire babandikire muze Kivu niba arashonje muze kuri Kivu media hano baze kuri Kivu kabisa aka gacano karagabura mugane wazo murakoze cyane mugomeze mukande subscribe mukore comment mukore share mukore like nimero ziba ziriho hafi mwamuvugisha mukamugira inama cyangwa se mushaka no kumusapotinga mu buryo bumwe bwa buryo bwa financial uburyo bw'ibitekerezo nimero ziba ziriho mwajyaho mugakanda hanyuma ibiganiro na bakande no kuri Kwizera mujye no kuri Kwizera Andikiyobe official mudukandireho subscribe bagende bakuzamura ugere byibuza 6 tuzava kuri 6 tugere mu 10 tugere mu 10 serebure mwongere utangira urundi rugendo ushe muri nakubwiye buriya social media ibintu bizamurwa n'abantu kabisa wabonye no mugabo wa hano witwa ngo ni Kagarara yego ngo yahuye n'uriya munyamerika witwa Ashton Hall we yiyita Ashton Small yego noneho uwo munyamerika ngo ni Ashton Hall yandika kuri account yiwe ya Instagram aravuga ngo bashigikire Ashton Small bashigikire Ashton Small ave ku bihumbi 200 by'abamukurikira kuri Instagram agere kuri 1M urumva nkako kandi uko byabaye noneho ndatangaye gushyirashize ariko twebwe ugasanga hano muri ibi bihugu nta muntu ufata na channel yawe ngewe ayihuze ayikolaborating nimba ari ikiganiro niba ari indirimbo ndebye kuri YouTube channel ntabwo navaho ntakanze nanjye si kuva nakora channel aho kanze hose ngiye kureba ikintu nagize amatsiko yo kukireba nzavaho ngize nta kintu bisaba so rero uje kuri Kwizera Andikiyobe mudushigikire mukande ntukajya utambuka uje kuri Kivu Media ukande niba video nyikoze nkarebwa n'ibihumbi 14 ngakuramo aba subscribers 300 why not ndakuramo bya bihumbi 14 cyangwa 11 ese nange mbaze wagomeje kakumbata ibibazo ariko nange reka nkubaze nta kibazo Saba niryo zina nzi ryawe cyane niki uri umukristo cyane wavutse ubwa kabiri yego ukora iki mu murimo w'Imana mu murimo w'Imana dukora ibintu bitandukanye ndi umuririmbyi ngahiremba akantu gatoya twumve ngijwi ritamera hari umuntu wegeze kumbwira kirimo sobanura nuko nyine biragenda baza gukanga hari umuntu wegeze kumbwira ngo aho kugira ngo ndirimbe norira kundirimbe hano abakiriya biyicano bohu oya ndabizi ko naje ndirimbe bokora ni subscribe none ga wirteza penalty ariko turi baririmbyi bahagarara ku murongo w'inyuma ariko mu bintu by'uburirimbyi jewe ico niyize umusavinga 100%. Ndi umubyinnyi wa Sebeni nawe urabizi iyo tugonganiye hariya muri Sebeni nta muntu ndinda ku gatuti kandi nanga umuhungu ushagaraye ku gatuti ndabizi cyane baje kuri Gisubizo bakurikirane ibitaramo tujye dukora muratubona mumenye ngo tujye dukora umurimo neza cyangwa dukora neza yewe Yesu ni umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu aradukunda yaravuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura mwemere kuba abagaragu banje Yesu aguha umugisha kandi Yesu akwagure Yesu agushira hagutse byo tukwifuriza gomeze utera imbere gomeze waguke gomeze ugira umugisha umumajya no mu maza
Imana ikugirire neza. Wakoze kudutumira, wakoze kuduha ikaze, turashimye, n'ikindi gihe muzadukenera turahari. Kwizera ndagushimiye, wakoze cyane. Uwo ni umuco mwiza wo gusangiza abandi ibyo ufite no kubashigikira mu buzima, kuko wabivuze no kuzamurana, gufatana amaboko tukazamurana. Usuhuze madamu wawe Kiyobe, ndamuramutsa cyane, turabakunda. Umudamu mwiza cyane cyane kandi witwara. Wakoze. Murakoze cyane. Asante.